tekereza ku nzozi n'ibindi bintu ariko ndashaka kubereka ibindi bimenyetso bigera kuri 4 cyangwa 5 yego byerekana ko Imana igushaka kabone nubwo atari mu nzozi cyangwa se ikuburira ko hari ibitero byakugabweho yego ubwo ni ibimenyetso mu bigaragara biboneka byiza cyane kandi bifite uko bisobanura pe yego byerekana ko Imana igushaka cyangwa se hari amatake ariko bimwe bidashingiye mu nzozi bidashingiye mu yerekwa ahubwo bishingiye ku bimenyetso simusiga biri ku buzima bwawe yego icyambere mureke duhere nijoro yego uricaye ibitotsi birakwishe pe ukumva urashaka kuryama yego ariko ntugeze ku buriri ibitotsi ukabibura urya muntu cyangwa uwo bibaho yagombye kumenya Imana iri nk'imushakaho yego sinzi aho kantu niba ukumvise nakumvishije urananiwe ufite ibitotsi yego wanariye uri gusinzira cyangwa abantu bakuganiriza ukumva wasinziriye yego rimwe na rimwe ukaba wanarekura na telefone ikagwa hasi ikagucika ukajya mu buriri wumva ibitotsi byuzuye amaso ariko waryama bikabura yego urabyumva gute ubwo nanjye ndi kwiga nyine ndi kugira inama nyine byari byigera bikubaho se nibura ni experience ko tuganira noneho bamwe rero hari igihe bahinduka bikanambangamira hari igihe bamwe bahita bamera nk'abarwayi bakajya kuri WhatsApp abandi bakajya kuri TikTok abandi bakajya kureba movies kugira ngo wumve wahembera bya bitotsi bigaruke ariko nabwo bikanga ariko sicyo cy'Imana ibishaka bikubwira ngo please wagabweho ibitero simusiga Satani yahagurukiye rwanuko umuntu bita Jerry sanzwe nkunda umuntu bita Jerry ariko noneho kuki koru yiwe uyu yaguteye ubwoba inteye ubwoba kandi musanzwe muvugana erega ikibazo turavugana ariko umutima ntuzi uko hamvuga yego cyangwa uwo munsi ntuzi byahindutse erega hari ukuntu ubana n'abantu n'umuntu akakubanira kubw'iki kirahure agukeneyeho namara kukibona se harakubishyiraho ugomba kujya ni ukuvuga ngo tugomba kugira bwa bwenge bwigiye hejuru hari igihe umuntu akugira inshuti atari wowe wakeneye kuko si wowe akeneye ni uri ikiraro ahubwo uri ikiraro cy'icyo akeneye kimugeza ku byo ashaka kandi namara kukibona icyo ashaka azakwicaho kuko ntugikenewe kandi ashobora kwica haciye ku wundi muntu birababaje ariko niko kuri ariko abantu barabikora tujye muri Bibiliya hitwa Amunoni ati nkunda mushiki wanjye aririza aripfusha nabi yigira nabi undi amugira inama tuzamutumaho ukora utu maze urebe umunsi yaje aramufata ngo akimara kumusambanya ngo yamwanze urwango runuka rutigeze rubaho Amunoni hari abantu bashaka ko tubageza hakurya tubambutsa ahabananiye ariko mu by'ukuri ntabwo ari twe bakeneye none se buriya dushyira ibiryo ku isahani ikabigumana bishyushye yego tuba dukunze isahani n'ibisigaye ujya koza ukongera ukayibika kandi yihanganiye ibishyushye ku bwawe rero hari igihe abantu baguterekaho inkono ishyushye bakayikuriraho bagera ku cyo bashaka bakajugunya kandi telefone usanzwe yakira ukumva uguwe neza ku cyo uwo munsi guhahamuye umvira ijwi ry'umubiri wawe yego gihe n'abantu benshi nzi rwose ndabyibuka igihe mu Mutara abantu tugiye kurira imodoka twari abantu batatu
dusanga hari nk'imyanya ibiri. Yego. Ndangije imyanya ibiri turakwepa tushika tuvamo hagiye nk'abandi. Ntabwo mwashakaga gusigana. Ngo dusigane ntwe gusigana ndabwanira ko mwaretse. Ababyiganye bajyamo twabasanze Kayonza bose bapfuye imodoka nta numwe yarokotsemo. Hari igihe Imana iburira ibirenge byawe kawo gatseta ibirenge ugahatiriza. Imana itereka ibyo kurya wibirya ngo yango umukozi w'Imana ntacyo yantwara. Ese abakozi b'Imana hari certificate afite y'Imana kuki umubiri ukuburira n'umutima. Ubundi ngiye gusoza nkubwira amagambo ata akiwanani uko yaba ameze kose, uko yaba ari we wese, aho mwahurira hose, mu gihe muhuye ukumva umutima wawe utakaje amahoro. Baravuga ngo abanyarwanda nabo mvaga nyogokora avuga ngo numva ibikoba birankuka. Ibikoba bigukutse nyine kandi nakakera koko uhuye n'umuntu ikoba biragukutse. Ibikoba birankuka. Ibikoba nimba ari ibiki? Hari n'umuntu uguhamagara ugahita ubona icyo ashaka kubwira kandi ataravuga. Ibikoba ni uruhu. Uruhu kuvuyeho. Ni ukuvuga umubiri hari sinye wamuhaye. Ikuvuyeho uruhu. Bazako yanaguhobera ukumva uruhu kuvuyeho. Cyangwa kubitana amaso ukumva ugize ubwoba. Uyireba ngo ni mami ni daddy ni iki no. Hari ikintu kidasanzwe uwo muntu aje ahetse mu bitugu. Ubumwe bw'Abera Ministries aha amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenye kumwe bw'Abera sidini sitorero ntabwo rigenda no kuba ryo ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishye ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe mwanira busize siga umurage muzima siga umurage ukwiriye imbere y'abantu imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh hallelujah hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande usenya ibicaniro by'uburyo bwose maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe bamenye kubana n'abandi kubana mu gihugu neza kubana n'itorero neza no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye nibwo butwari. Amina. Soje mwikaze mu kiganiro cyane nimugoroba nkanira bawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy naho aho uri kutureba ni kumwe bw'Abera Ministries amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Imana igumugisha rero wowe tugiye kubana muri iki kiganiro nabo dusanzwe tubana mwese turabashimira cyane. Amazina ni Jerry ndagarutse ndacyari kumwe na Mushumba nkuko mubimenyereye. Waramutse wiriwe neza? Amahoro y'Imana bane n'abantu bose badukurikirana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kandi Imana y'amahoro ikomeze ibandindire ibankomereze ibanyambikira imbaraga ibarinde umunabi no kuvuga nabi no kugubwa nabi. Imana ibampera amahoro n'umutuzo n'umutekano kandi Imana ikomeze bakingurira imiryango yanze gukinguka kuko ndabizi muri buno buzima hari igihe Satani akwituma neza akaguhagurukira akakubuza iburyo n'ibumoso n'imbere akubuza inyuma naho uciye bikanga. Hamwe umugaragu w'Imana yo yavuze ngo njye imbere ahiri nkayibura ku ruhande nkayibura ngo naho ikora nshaka sinyibone ngiranyihisha sinyibone. Imana ikwiyereka uyu munsi wa none. So hari ikintu rero nifuza ko tuganira ni ikijyanye abantu benshi batekereza ku nzozi n'ibindi bintu ariko ndashaka kubereka ibindi bimenyetso bigera kuri 4 cyangwa 5 byerekana ko Imana igushaka kabone nubwo atari mu nzozi cyangwa se ikuburira ko hari ibitero byakugabweho. Ubwo ni ibimenyetso mu bigaragara biboneka byiza cyane kandi bifite uko bisobanura pe. Byerekana ko Imana igushaka cyangwa se hari amatake ariko bimwe bidashingiye mu nzozi bidashingiye mu yerekwa ahubwo bishingiye ku bimenyetso simusiga biri ku buzima bwawe. Icyambere mureke duhere nijoro. Uricaye ibitotsi birakwishe pe kumva urashaka kuryama ariko ntugeze ku buriri ibitotsi
ukabibura. urya muntu cyangwa uwo bibaho yagombye kumenya ikimana iri nk'imushakaho. Sinzi aho kantu niba ukumvise. Nakumvishije. Urananiwe, ufite ibitotsi, wanariye uri gusinzira, cyangwa abantu bakuganiriza ukumva wasinziriye, rimwe na rimwe ukaba wanarekura na telefone ikagwa hasi, ikagucika, ukajya mu buriri wumva ibitotsi byuzuye amaso, ariko waryama bikabura. Urabyumva gute? Nanjye ndi kwiga nyine ndi kugira inama nyine. Byari byigera bikubaho se nibura na experience shaka tuganira. Noneho bamwe rero hari igihe bahinduka bikanambangamira ahubwo. Hari igihe bamwe bahita bamera nk'abarwayi bakajya kuri WhatsApp, abandi bakajya kuri TikTok, abandi bakajya kureba movies kugira ngo wumve wahembera bya bitotsi bigaruke, ariko nabwo bikanga. Ariko si cyo kimana ibishaka, bikubwira ngo please wagabweho ibitero simusiga. Satani yahagurukira rwano kotani ikimenyetso. Wa wundi warebye filimi n'ubundi hari igihe asinzirira muri ya filimi, ariko wa wundi wabyutse agasenga, Imana imuhita ibitotsi bizima bibyuka, abyuka ameze neza cyane. Urankurikiye? Yego ndagukurikiye. Uvuga ngo icyo kintu iyo kikubayeho kikaza, urananiwe, ufite ibitotsi, urarushye, uravuga uti sinjye mbona ngeze he ko buriri, wahagera ugahita ukanura nk'urudagara. Ibitotsi wari ufite ukabihiga wapi, ukabyishakamo wapi, tepo kereka mpite nigira kuri TikTok. Ariko ntabwo ari uko byari bimeze. Icyo ni ikimenyetso kikubwira ngo Satani hanze yagupangiye urugamba, byukurwane, biragutegereje. Byukurwane, byukurwane, byukubyigane, byukuhangane, byukugira ikintu ukora, byuka ugira ibyo ushyira ku murongo, kuko umwanzi yaguhagurukiye kandi yazanye imbaraga ziteye ubwoba. Cyo nicyo ndagukurikiye. Muri comment baza bikubwiye. Kabiri, urashonje, ufite apeti tarabaho, ariko wabigushyira imbere kwerwa na apeti nyuze. Warushonje, ushaka ibiryo, ushaka ibintu byose, gahunda zimeze neza, ariko ibyo kurya waba byitekeye, baba babiguteguriye, byakugera imbere, kumva ni nk'umuro yabyo ntubishaka, ushaka kuyumva, kandi niwe batanze iyo komande. Iyo abantu babibonye bati banza ari inzoka, banza ari impiri, wapi, hari ijwi ry'Imana rimuri guteguza ngo ibitero, kora amasengesho ugabweho igitero simusiga. Ndagukurikiye. Ibimenyetso byerekana ko Imana irimo igushaka cyangwa ikuburira. Ndagukurikiye cyane. Yego. Ndi gusubiza. Ni ukuvuga ngo icyo gihe wari ufite apeti, ariko ni ukuvuga ngo icyo bikubwiye ni iki? Bakibigushyira imbere biranze. Icyo gihe biragusaba gusenga. Icya gatatu, wumva ko wari ufite amatsiko yo guhura n'umuntu ukanamuhamagara, ariko isa yagera ukumva urashaka kumwihisha, ushaka guhura nawe face to face, apana ibindi. Harya ahantu umwuka bakubwiye ngo ntugiye guhura na wa muntu uzi, ugiye guhura na dayimoni iri muri wa muntu. Niyo mpamvu cyangwa twaba dufitanye gahunda twanayipanze, nkahita muhakanira nkumva ntibikunze, ntibyemere, ntibiri bize kuzamo. Iyo ni sign zikubwira ngo urimo uragambanirwa. Please, ndimo ndahabwira ibintu by'ubwenge, abantu bantega amatwi bumve, bakabirenza amaso. Iyi lisanse itandukanye nuko najya mvuga ngo haleluya ngo Imana iravuze.
yego ibi bintu Imana ikunze kubikoresha abantu ariko abantu ntibumve, ntaho bihuriye no kurota, oya ni ibimenyetso, ahubwo ni ukwiyumvamo mu gitondo, cyangwa ukabyuka mu gitondo ufite gahunda yo kujya nk'igisenyi ukiyumvamo kwigumira mu rugo. Umuntu yakubaza impamvu gahunda wayishe ukumva nta busobanuro ufite, naho ubwawe ntabyo uzi, nuko Imana ishaka gukoraho accident iri mu nzira yawe. Erega Imana izi byose bituriho, ariko abantu baranga bagafosinga ngo barandeba gute, ngo barambona gute, ngo baranyumva gute. No, umutima wabyanze rwose. Kuki ushaka guhatiriza? Ikibazo gikomeye. Kuki uri guhatiriza ko abantu bagukunda kandi wumva udashaka gukundwa nabo? Kuki uhatiriza kwibyiga hagati y'ibiti kandi umwuka bwati wihakandagira? Rero mu makosa amwe akomera kutumvira umutima nama wawe. Yego. None se wari ufite apeti, wari unashonje, ariko kurya birakunaniye, ashobora kuba nta burozi bagushyiriyemo, yenda n'umudamu wawe, yego, ahubwo akakubwira ko atari ngo mikorobe yazonga igifu cyawe cyane. Ibintu byose siko byitwa uburozi, ariko hari ibyo baba bakoreho imihango. Yego. Buriya mu bintu bya mbere byo kwitonderwa, jye wirinda gupfa kuryagagura inyama aho ubonye hose. Simfe ko baguha n'ipusi ntabyo byo nakimwe gitayo n'ibindi byose, ariko nuko mu mihango ya pagani bibamo. Sinakubwiye nti hari umunyakenya duturanye yarambwiye ati sinjya ndya ihene ahubwo ntaramenya impamvu nyine, ati mu muco w'iwacu nta muntu upfa kurya ihene batamusobanuriwe icyayivugiweho, ngo buri gihe ihene, inyama z'ihene biba bisobanuriwe igitambo. Buriya rero ndaje rwose ibintu bitubwire neza. buriya ni ukuvuga ngo twabonye ibiryo, kuryama, kugira gute. Yego. Ikindi ngiye kuvuga ni icy'abantu bakuru. Kumva rwose ukeneye ko umugore muganira, ukeneye kumubigira, ubushake bwabyo bukaza, nta gahunda mu kumva nta kibazo, ariko igikorwa cyatangira umwe muri mwe akishaka akibura. Umwe muri mwe akishaka akibura, nyine ari ibintu mbaza se. Ndi kubyumva nyine. Umugore agatakaza ubushake akumva biramubangamiye, umugabo akumva nta gahunda. Aho hantu haba hari ikintu. Yego. Ijwi ry'Imana ryakuburiye ngo itonde. Buriya nkubwire, ntuzatinye inzoka ko wayimena umutwe, ntuzatinye intare ko wayihindura ikaba nk'umuzima, ariko uzatinya abantu bazima bagenda. Kuko buriya abantu bagambana baseka, bakwica baseka, bakubeshyera baseka, banaraha izina ry'Imana bazi ko ari ibinyoma, ariko ngo bagushyirishemo. So urumva kuko ari igikorwa gikorwa abantu bambaye nk'uko bavutse, bisobanura ubwizerane. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ubonye icyo kintu interruption ije ntibikunde, menya ko Imana ikubwiye ngo mubo wagiriye icyizere hari ugiye kuguhinduka hafi. Ntago biba bijyanye kuri uwo muri kumwe. Oya, ntabwo ari uwo, ahubwo ikibazo umwe muri mwe hari uwo yagiriye icyizere, kumva ari cya cyizere cyambaye ubusa. Yego. Ariko si umuntu nyamuntu, ahubwo nibandi iteye ubwoba. Icyo nacyo ugomba guhita ushyira mu bwonko, ukamenya neza ko hari imitego iri hagati y'abantu wizera n'abo umwanya mu bitekerezo byawe. Yego. Come on.
cyo wacyumvise nacyumvise abantu wizeye nabuha umwanya mu buzima bwawe ndacyakubwira bino bintu gukubitana amaso n'umuntu mwahuza amaso ukumva icyokere kiraje ubushyuhe buraje ukumva icyoba kiragutashye ariko ntabwo nta kibazo kubera iki byabaye usanga muhura n'umuntu musanzwe munavugana n'umuntu ariko uwo munsi muhuye ukumva icyokere ukumva urashyuhiwe ukumva muri wowe rwose hari ukuntu uhindutse hari abibwira ngo banza ari malariya ntabwo ari malariya ntabwo uwo muntu ari umwizerwa ku buzima bwawe cyane ntabwo ari loyo but it was a loyo but now he is not ahubwo umugambanyi kucyo umwuka ukurimo niba Elizabeth asuhuza umubyeyi Mariya abana bamenyanye mu nda kucyo uyu munsi uje kunsura ahubwo ikindimo kigatinya ikikurimo sura umugambanyi warahindutse ntabizi ariko umubiri we yego wakubwiye ngo atansiyo irinde ibyo bimenyetso birakaze cyane ariko ni uburyo Imana ikoresha wowe ndagira ngo noneho nibaze ari nk'umuntu wawe wamuteganya ku bana umufiyanse wawe muhuye icyoba kikakwica gutyo kumva uruhu rukuvuyeho cyangwa se ukumva icyo cyokere muri wowe biba bimeze bite cyangwa se umuntu yaguhiye impano runaka amafaranga se ukumva bikubayeho hari na telefone iguhamagara kandi umusanzwe muvugana ukumva bihindutse ukundi kuntu umushumba yego aho turaza kuhagera kuri telefone yego ubundi iyo sebura nta kuntu haba kuri kamera gato yego ni ukuvuga ngo aho turahareba mu buryo bubiri ushobora guhura n'umufiyanse wawe ukumva ugize ubwoba yego ariko bukaba ubwoba bushingiye ku rukundo umukunda ruhita runarangira ariko noneho mu gihe mukubitanye ukagira ubwoba ukabira icyuya ukumva ntigishira ukumva ntutekanye nushaka uri uwo kwifotorezaho ubwo hari undi wowe bakwifotorezaho tu umwuka arakuburiye wa mukobwa we umwuka arakuburiye akora ko uranze gusura hatirije no kuki uhura n'umuntu ukabira icyuya ntigishire wamureba ukumva ubwo waburaje kandi ari umuntu nkawe Bibiliya ngo natinya umuntu nkanjye gute se burya Jerry umubiri w'umuntu ni umwe mu bikorwa ukorana n'Imana mu buryo budasanzwe sibyo nibyo rwose pe nifuza rero ngo iyo mukubitanye ukumva uratutubikanye ukumva ubuze ubwoba ukumva ubuze amahoro ukumva ubuze iyo werekera ukumva wakwiruka mbega muri make si wowe ubonye agusezera yego attention umuburo w'Imana kuko buriya ikintu cyose kigutwara amahoro yo mu mutima kikagutera gututubikana yego kikagutera guhangayika kivuye ku Mana nibyo irinde uwo muntu ibi mbihuze niki tureke fiyanse tureke n'abagabo n'abagore nashaka bari umusore mugenzi wawe nashaka ari umukobwa mugenzi wawe nashaka bari umugore mugenzi wawe nimukubitana ibyo bintu ukabona bikujeho gihita umenya ngo ishyamba si ryero ndinda akanwa kanjye ndinde amaboko yanjye yenda amatwi yo nyarekura avuge numve ariko ni igihe cyo gufunga umunwa wanjye kuko ntabwo ari intumwa y'Imana kuri wowe yego ni intumwa ya Sekibi kuri wowe aje gutata umudendezo wawe bagukure muri comfort zone yawe bagutere stress uhora uhangayitse umubiri wakuburiye ariko ntiwabimenye ntabwo bishaka
biroroshye ko no kuri telefone mbona umuntu amamagaye sanzwe nitaba umuntu bita Jerry sanzwe nkunda umuntu bita Jerry ariko noneho kuki koru yiwe uyu yaguteye ubwoba inteye ubwoba kandi musanzwe muvugana erega ikibazo turavugana ariko mu mutima ntuzi uko hamvuga yego cyangwa uwo munsi ntuzi byahindutse erega hari ukuntu ubana n'abantu n'umuntu akakubanira kubw'iki kirahure agukeneyeho namara kukibona se arakugushyiraho ugomba kujya ni ukuvuga ngo tugomba kugira bwa bwenge bwigiye hejuru hari igihe umuntu akugira inshuti atari wowe wakeneye kuko si wowe akeneye ni uri ikiraro ahubwo uri ikiraro cy'icyo akeneye kimugeza ku byo ashaka kandi namara kukibona icyo ashaka azakwicaho kuko ntugikenewe kandi ashobora kwica haciye ku wundi muntu birababaje ariko niko kuri oya ariko abantu barabikora tujye muri Bibiliya witwa Amunoni ati nkunda mushiki wanjye aririza aripfusha nabi yigira nabi undi amugira inama tuzamutumaho ukora utu maze urebe umunsi yaje aramufata ngo akimara kumusambanya ngo yamwanze urwango runuka rutigeze rubaho Amunoni hari abantu bashaka ko tubageza hakurya tubambutsa ahabananiye ariko mu by'ukuri ntabwo ari twe bakeneye none se buriya dushyira ibiryo ku isahani ikabigumana bishyushye yego tuba dukunda isahani n'ibisigaye ujya koza ukongera ukayibika kandi yihanganiye ibishyushye ku bwawe rero hari igihe abantu baguterekaho inkono ishyushye bakayikuriraho bagera ku cyo bashaka bakajugunya kandi telefone ye usanzwe uyakira ukumva uguwe neza ku cy'uwo munsi guhahamuye umvira ijwi ry'umubiri wawe yego igihe hari n'abantu benshi nzi rwose ndabyibuka igihe hari mu Mutara abantu tugiye kurira imodoka twari abantu 3 dusanga hari nk'imyanya 2 yego ndangije imyanya 2 turakwepa tushika tuvamo hagiye nk'abandi ntabwo mwashakaga gusigana ngo dusigane ntwe gusigana ndabwana ariko mwaretse ababyiganye bajyamo twabasanze Kayonza bose bapfuye imodoka nta numwe yarokotsemo hari igihe Imana iburira ibirenge byawe kawo gatseta ibirenge ugahatiriza Imana itareka ibyo kurya wibirya ngo yango n'umukozi w'Imana ntacyo yantwara ese abakozi b'Imana hari certificate afite y'Imana kuki umubiri ukuburira n'umutima ubundi ngiye gusoza nkubwira amagambo ata akiwanani uko yaba ameze kose uko yaba ari we wese aho mwahurira hose mu gihe muhuye ukumva umutima wawe utakaje amahoro baravuga ngo abanyarwanda nabo mbaganyogoko ravuga ngo namumva ibikoba birankuka ibikoba bigukutse nyine kana kakera koko uhuye n'umuntu ikoba biragukutse ngo ibikoba birankuka ibikoba nimba ari ibiki hari n'umuntu uguhamagara ugatuma icyo ashaka kubwira kandi ataravuga ibikoba ni uruhu uruhu kuvuyeho ni ukuvuga umubiri hari sinye wamuhaye kuvuyeho uruhu bazako yanaguhobera ukumva uruhu kuvuyeho cyangwa kubitana amaso ukumva ugize ubwoba wireba ngo ni mami ni dadi ni iki no hari ikintu kidasanzwe uwo muntu aje ahetse mu bitugu bye iyo ni imvugo y'umubiri wawe kuruta ko waba warose yego ndakumvise cyane ukubujije gutanga ikintu uranze urafosinze n'ikigo uzavuga iki rero nagira ngo abantu tubakangurire kumenya ibimenyetso simusiga biba bikoresha umubiri wawe duhereye kuri kwa kubura ibitotsi nakubwiraga cyane cyangwa wose ugasinzira wagira saa 9 ugakanguka cyangwa saa 8 ugashaka ibitotsi ahubwo ngo urukire muri telefone senga menya ngo hanze barimo baracuragura cyangwa mu gitondo urahura na nyirahuku yazindutse
ubundi bugipusi gira amazina nyirahuku, injangwe, akayabo, ariko babyise ngo ni nyirahuku bisobanura nyiri mu mwaka. Kandi wambwira ngo nta mwaka ubaho. Ibi rivuga ngo nuko ngo yereka inka z'umwaka. So rero igihe umubiri wawe igihe Imana ikuburi, si ngombwa ngo abahanuzi bavuge, si ngombwa ngo urote, oya n'ibyo bimenyetso biri kuri wowe, kandi ibyo bimenyetso bibyumviye no kuri ntacyo. Yego. Ngo Yesu yumvamo guca betani ahita avuzura y'umuntu. Yiyumvamo. Niba ikintu kikujemo kumva ukeneye kunyohereza ka MoMo, witinya gushyiraho Yesu. Yego. Nanjye bije ndabikora. Yego. Hari igihe byanjeho mfite 10,000 gusa. Numva ashaka kubyohereza umuntu byose, asigaraho nta na telefone mfite. Ariko mu kanya ngiye kubona mbona ngo nk'eshatu. Uwo muri Amerika yakwibutse biba bihuje byose ibyo bintu. So ni byiza ko twumva ibimenyetso buri kuri twe, cyane ko tugira sanse 5 hari yo kumva ku ruhu rwa hano. Ibikuba bigukotsa urajya he? Niba utsitaye ugihaguruka urajya he? Ikimenyetso. Yego. Murakoze Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.